tuza sando tuza ntacyo umaze se kukivuga ko nta kintu umaze ihangane se byo ngirira basi unavukiye iki wavukiye iki icyo wavukiye kirahari ngayihangane ucece gukomera basi iyo batambyara naremewe kuba mu bibazo sanda amagambo urimo uravuga arakomeye cyane have basi nanjye datuma ngira mu sibyo basi tuza sanda tuza sibyo ihangane uceceke icyo kibazo ukumva mu nda handuye mu nda usanzwe warwara twari igifu gisanzwe kigufata ntabwo uheretse kumfata none se utahana hafi se naraye tugende makugeza ndagira ngo ugeze mu rugo sibyo bikomanga nukubera iki ubuzima bwanjye budahinduka ubu ureba ukuntu ungana ariko nkambara ubuzima bwanjye ntagihinduka mu gihe abakobwa twakoranye mbona bo ubuzima bwabo buhinduka igihe no gucumuyeho iki cyatuma ubuzima bwanjye bwanga guhinduka kuko wanyugisha ubwari Christophe kuri kurira habaye iki Christophe icyo kibazo kuri kurira kuri kurira Christophe ufite icyo kibazo uzindutse uri kurira muri iki gitondo none ndamenya hari byagenze ute ubaye iki Jennifer nibaza ari Imana yamoye muri ubu buzima bwanjye cyane ngo ibibazo by'ubuzima byugiye kubyibaza n'imyaka ingahe yahita pe kandi nta nubwo ari no gukingira ikintu kiri gutumurira anareba ukuntu ungana ariko mbona ubuzima bwanjye nta gihinduka habe na gato kandi abana twabonye bose bambona ubuzima bwabo buhinduka ese Christophe kamubaze ko bizi ko ndi mukuru wawe tubana muri iyi nzu ubuzima bwanjye urabuzi bwahindutse nyine nta kintu kigiye gihinduka kandi nanjye sindiheba nusi kumbara nguma ndi wa wundi n'ubundi nanjye ndacyari wa wundi niwe buriya ufashe ugiye mu byo kwiheba waniyahura nanjye si imyaka mfite ikigero ngezemo sindiheba ndacyategereje kandi abizi ko Imana ishoboye byose izabikora mbona ubuzima bwawe bwanze aho kubwanyu mubona umva nibivanye uko byatangiye bimeze n'ubimba mbona yuko bizahinduka ntabwo wamenya ngo n'ubu n'ejo bundi ariko isaha n'isaha byahinduka kandi utazi ukuntu bigenze kuri Christophe kamubwira ikintu utagomba kwibagirwa Imana niyo yakuremye irakuzi izi ntambwe zawe irakuzi kuva kurwara kugeza ku musatsi kandi buriya biraranditse ngo izi byo yibwira kutugirira kandi ngo si bibi ni byiza
rero ntabwo wamenya nimba ari uyu munsi n'ubu ngubu twicara hano ushobora kujya kubona ukuntu igitangaza kirabaye ntawamenya kwiheba si wo muti nko kwiheba ikintu bigukurura nawe urabyumva ni ukwiyahura nyine uba wihebye hano wenyine nabirenze urumeze uteze ndabibona ntabwo ari nka cyagiye sha nyine Sando nabirenze cyane nta n'ibikaze cyane bitumye ngugenderera aya masaha nyine cyagiye urabizi uburyo natashye umeze nyine naragiye ngira impungenge numva ndabatse umuntu najyanye mu rugo ameze ate reka nzashaka umunsi jya kumubaza amakuru ye ndebe nuko ameze ko wanze umwana mwiza aya nabirenze uzirikana aya nabirenze abantu benshi bajya babimbwira ariko nyine mu buzima baho gufashanya kabamo nyine n'urukundo ariko se enda tukiraho gatoya ariko nubifate nko kukwinjirira oya nta kibazo ko cyagenza hano wari wenyine nta bantu mubana ko n'ubundi n'umudozi nta muntu ukoma nta nyoni ntaki ndibana uribana kubera iki se wibana kandi ndoze ukiri muto ndumva biteye amatsiko sumbuye rero nuko mbona uko ni ababyeyi ngira nta nabo nzi ababyeyi banjye bapfuye ngira umwana papa na mama ariko ntabwo mbazi nabayeho njyenyine naje gutoragurwa na famiye iyo famiye irandera imaze gukundana nyine barankunda banyereka urukundo bagera igihe nyine biba ngombwa ko bajya hanze urumva nyine ntabwo bari kunjyana ntabwo ndi muntu uzuye mu ndangamirire yabo yego ntabwo banyandikishijeho nyine biba ngombwa ko bansiga ariko nyine bansigira imitungo yabo ba nyiri hano buriya ntari haruguru hose niho hakodesha yego gusa bagusigiye nyine ahantu hanini uzajya ukontorora uzabyaza umusaruro gusa nyine wihangane ku bwa background yawe itari nziza ntabwo nari mbikubaje nshaka kugukomeretsa cyangwa se nyine ngo mbikwibutse ni uko nyine nari ngeze amatsiko kuba namenya nyine uburyo byakubayeho menye impamvu uri hano wenyine nta bindi nari ngambiriye nta kibazo ntabwo ndi butindane rero ubwo umeze neza ubwo uri amahoro bagira nawe kare wenda nza kugusura rimwe na rimwe tuganire yego urakoze nta kibazo ubwo niba nta kibazo reka ngende njye kugira n'ibyo nyimura mu rugo batambura nanjye bagahangayika saba ugira ibihe byiza sibyo sawa nawe ubutanzagaruka n'ibikunda kanuza uburyo kamenze wowe ubuze ubu kararutaka ariko nawe ufite nyine kararutaka ariko ubu waragiye nkangahe bro kiranajegera izi borosi saba mani kurekura amafaranga kana barakayaga kameze neza pa hano ha borosi ni fresh mani kiza cyanomba nkunda kano kayaga gahari hari na view nziza mwana ariko ngiwe nshaka kuzakujyana ugafata akantu k'ukuntu uzambona se Soste urabyumva ute uzambona se kubyumva nisa ariko kumbona bizagorana ino misi sigaye ndi busy man nzijyanira na Lycée nakundi umva ahubwo nkurabure wagwara muri ino misi so kuvuga ko nashaka ku gacupa ugiye mu biki sasa umva se
mfite akabebe kayaba mani. ubwo wasanga ari makangu ndabizi ntabwo ujya ureba utubebi tuzima kandi wasanga ari twa twana tukiba iwawe dutesha umutwe wajya ureba umukobwa umuhuza nta bintu byo kukugora ukubita wikomereza wakunze ukunda ibikimwe Sha Sosite we muvuga nabi kuko rino sho ntabwo umutima wanjye wigeze wibeshya. nese undi nuwe Mani akabebe kani inyuma. Ariko nabonye urugo ni rushyashya nkurikije hano twatembereye shawe ntago hazi. Ariko nyuma ni akabebe gafite mani gafite story babaje. Nyine ni umubebe ntaza ababyeyi be n'umuryango wa mutoye ukamurera. Nawe warigendeye wagiye hanze nyine aba wenyine twahuye nyine gutya mu muhanda. Ndamusindagiza nyine igifu cyamwishe ndamujyana mugezi wabo nkajya ngenda nkamusura tukaganira ari nabwo yambwiye story y'ubuzima bwe. Ariko nyine bikubitanamo nuko nagize ute natankayemo. none ze Jackson mana abakobwa bameze gutyo baba bafite utwo tudepresiyo kenshi na kenshi baba bagoye kuko kenshi uzamubwira ngo ndagukunda nubizi ko agukunda we mu mutwe we hihoreramo depresiyo zamubayeho nyine agahora yumva mu mutwe hajagaraye bene abo rero bakurisha umutima. Siko biri we nzamuforoma kuko ubuzima afite n'uburyo nabonye abaye mama ni umukobwa abayeho mu mwijima. Ngenda ndashaka kumukura mu mwijima mwana afite nkamuzana mu mucyo kandi nkamuha urukundo nkamukundwa akaza ibirenzeho ni ugushaka kumunkuramo kandi ntabwo namwikura. Ikibazo ufite we Jackson man bro buri wa mbere na mbere wenda urambwiye waramukunze n'ibiki ariko man mbere na mbere ibyo ubanza umenye ese yarankunze numara kumenya ko yagukunze ubone gupanga izo gahunda zose uri gupanga kuko ni wicara gutya ngo ngingo naramukunze ngo nzamuforoma wasanga hari abamuforomye kurusha uko uzamuforoma bakaba baragize gute barashise intege bakayamanika. Nta mukobwa ku isi ubu uri singo niyo yaba ari singo haba hari impamvu. Noneho nguwo ufite ako depression ngo k'amafamiye n'ibicyo mbwiye ubu nguwo nuwo kukugora mani araje n'amafaranga ufite ayakumaremo kuko urumva harya wambwiye afite ababyeyi se nta babyeyi afite mani famille yari afite yaragiye. Bo ugiye kujya umumenyera icyo kurya umufashe mu buzima bwe bwa buri munsi do nino shinete uzayizana nyigure kuko umuntu ukunda nta kintu utamu agapira wambaye ugafite kuko nta mukobwa ufite nta muntu nagatenga abakobwa bo hanze ama umva papa nta muntu wakundana nawe kubona reka noneho nguwo utanagira ababyeyi uhita uba papa we. Kuko nikina muco ku buryo nsigara njyenyine nta muryango. N'umuryango nari mbonye uransize kuki wemeye gusigara njyenyine mana kuki wabinkoze. Kuki wemeye gusigara njyenyine nta muntu n'umwe ndi kumwe nawe nabo mbonye baransiga. Sando 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 wabaye Sando tuzumbwire wabaye iki uyu munsi ko nduzi uri murarira. Sando wambwiye ihangane utuzurika kure sibyo nta kintu maze muri ubu buzima. ugira kuba ikimaze urakimaze kandi uri umuntu w'agaciro cyose. Nta kintu maze tuzi Sando tuzi ntacyo umaze se kukivuga ko nta kintu umaze. Nta kintu maze ihangane sibyo mbwira amazi. so navukiye iki wavukiye iki icyo wavukiye kirahari.
ndihangana ucece gukomera maze iyo batambyara naremewe kuba mu bibazo. Sanda amagambo urimo uravuga arakomeye cyane ave basi nanjye ndatuma sibyo basi tuzi Sanda tuzi sibyo ndihangana uceceke Sanda tuzi naremewe kuba mu bibazo. basi tuzi abira sibyo komera uba umuntu w'intwari wumve ko kuba famiye yagusize ntabwo ubuzima bwagusize nta nubwo Imana yo yigeze guterera basi komera usigaranye nanjye ndahari basi nzakwitaho uko ushoboye kose ariko uzabeho wishimye kandi nyemerera sibyo Sando naba ndi kugushyira mu bibazo. oya njye nta kibazo njye ndakomeye nta bibazo waba urimo uranshyiramo sibyo kuki mama yansize ntabwo yanshakaga. oya yaragushakaga ahubwo ni Imana iba yarabishatse ntabwo Sando yanshakaga. oya yaragushakaga kubera gushaka oya ubundi n'umwe umujwe n'ikise kandi se maso yabaye umweru uzundi yaratukuye yari tabi mbwira we kugomeza kunyuza hirya no hino ncangacanga muri iyi minsi bite cyane byiza pe ababyeyi bawe baragarutse se mbwira kugira ngo mbere neza no kuba zagaruka uribuka bagenda ukuntu wari umeze ndimo ndabara bamwe bagiye bakureze oya ntabwo baragaruka ntabwo bazanagaruka nese ni igiki kiri gutuma muri iyi minsi umeze uko sigaye wirirwa useka uraseka ubusa akanyoni karahita ugaseka ngandore ubundi navugaga nk'amagambo 100 umeze uko ngambwira rero ubusinye njyenyine kagira inkuru ngo nishyushye ndashyushye mbabarira umubwire uri kumwe nande ni umujama witwa Jackson w'umuzi umujama witwa Jackson ko nari nzi yuko nta mujama wavugishaga uwo byagenze ntabwo dukundana n'ubucuti busanzwe nuko nabonye ari umwana mwiza nyine araza akansura akampumuriza nyine kuba gusura gutyo just gutyo gusa nibyo bituma bishima nasanze nari njyenyine pe ntabwo wamukunze oya wiseka na ukuntu ugaragara ntago ari ubushuti gusa oya ni ubushuti busanzwe oya ese ko ndi inshuti yawe wambwira uko kuno mujama rero twamenyanye nari mvuye kugura umunyu hari ku muhanda ndi kugenda nyine igifu kitakimfata mu nda yanjye yahise yamfata kwikubita hasi abaransama nyine amubaza aho ntuye nyine aramerekeza angeza mu rugo angejeje mu rugo rero ahita ataha umunsi hashize nk'iminsi 2 mbona aragarutse nsanga nicaye hanze ndi kwirira umwembe narabizi ko akenshi mba nibereye hanze mu rugo n'ibisanzwe nyine ubwo ndabyumva yaraje asanga bigunze bimwe byawe ariko nabonye agira umutima mwiza pe yaraje ambaza nyine ngo impamvu ambona nyine yari mu rugo amenye nyine ubuzima bwanjye mbayemo umubwiye byose uko byatangiye guhera uri umwana uko bakwadubuse uko bagiye byose ese umbona uri kwihutisha inkuru hari ukuntu urimo urabivuga ubu njyewe ndimo ndabikurura cyokora birashimishije pe uzi uburyo byambangamiraga kwicarana nawe isaha yose ndimo ndavuga aho kuvuga uri mu maganya uri murira ntafite icyo ndi bugikoreho yose reka mbwire kwecya bya byo nane kungu nabiyakiriye mba numva nyine ari bisanzwe tujya gusubira nka mbere igihe bari bahari uko byari bimeze basi